Ibi byiza nshuti bakunze bavandimwe ba CEI Empire nongeye kwasuza mbifuriza ikaze hano kuri CEI Empire mbashimira uburyo mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi hano kuri CEI Empire turi mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2025 aho benshi barimo bagerageza gutegura uburyo bazizihiza iyi Noheri no gusoza umwaka w'ibihumbi 2025 hano kuri CEI Empire rero turabifuriza kuzasoza uyu mwaka amahoro turabifuriza ishya n'ihirwe mu byo muri gukora byose kugira ngo uyu mwaka uzasoze amahoro turabishimira kandi uburyo mudahwema kutugaragariza ko mudukunda mu biganiro byacu bya buri munsi tugenda tubona abasubscribers bari kugenda biyongera ndetse n'abasharinga amavideo yacu cyangwa se ibikorwa byacu bya buri munsi turabashimira nawe niba urimo rero nagira ngo unyandikira muri comment umbwire ngo rwose nanjye ndabakunda nkuko natwe tugukunda utwifurize umugisha w'Imana nkuko natwe tugukwifuriza uyu mwaka nusozwe utagize uwo wifuriza umugisha w'Imana ni mu makuru rero agezwe hano muri imyidagaduro ngiye kugaruka kuri iyi nkuru yabarimo Djihad na John n'abandi bagiye batandukanye ubwo baziraga iyi video ya Yampano ubu bamwe bagiye kurira iminsi mikuru mu hariya muri gereza ya mageragere urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwanzuye ko Kalisa John uzwi nka John arekurwa nabo abandi barimo Djihad Pazzo Xavier Ishimwe na Papy nesta bakajyanwa mu igororero rya Magere aba bose bakurikiranywe gusakaza amashusho y'urukozasoni ya Yampano n'umukunzi we. Iyi rero ni kesi imaze igihe nkuko namwe mubizi abanyarwanda nta munyarwanda utazi iyi kesi ya Yampano amashusho yakwiragiye hanze hose agaragaza ubwambure bwe cyangwa se agaragaza arimo akora imibonano mpuzabitsina n'umugore we n'amashusho Yampano ubwe we yifatiye ariko uwo bita Pazzo niwe mu bantu bashyizwe mu majwi bwa mbere bavugaga ko ari we wayasakaje dore ko hari yashize iminsi batari kuvugana neza cyangwa se batumvikana ubwo rero ubwo bamaraga kuba batandukana iyi video nibwo yaje kuba yajya hanze ya Yampano ari kumwe n'umugore we amashusho barimo bose bambaye busa barimo batera akabariro ni mu gihe uyu Yampano we yahise asa n'uwigira hariya i Burayi bavuga ko nawe yabaye nk'uri guhunga iki kibazo ari ubu tuvuga nawe yamaze kuba yibereye hariya mu Bubiligi aho arimo akora ibitaramo bigiye bitandukanye uburimo Djihad rero akaba yamaze kwarekezwa hariya imageragere ubwo rero bagiye gufungwa iby'agateganyo iminsi 30 mu gihe John we akomeza gukurikiranwa adafunze ni ibintu navuga ko rero abantu babajene bagomba kuba bakwitondera kubona video ngo ugiye kwisharinga uyu Djihad we yagiye anagerageza kuba byishimira cyane aho yavuze ko afite groupe irimo n'ubundi abantu benshi cyane basharingamo izo video z'ubwambure rero iyi nkuko umuvugizi wa RIB we yatangaje ko we atari ubwa mbere uyu Djihad yarahawe gasopo ariko akanga kubyumva rero mu makuru ageraho atugezaho aka kanya nuko ubu ngubu bagiye kurira iminsi mikuru muri gereza ya mageragere mu gihe cy'iminsi 30 ubwo n'ubundi dosiye iracyakomeje uyo Djihad na Pazzo ndetse na ba Xavier na Papy nesta bose bagiye kuba barira iminsi mikuru hariya muri gereza ya Magere aho basanze uriya muvandimwe fata ku mavuta uyu John we agiye gukurikiranwa yibereye hanze navuga ko we dosiye ye ishobora kuba itari remereye ariko ababandi bo bakaba bamaze kuba berekezwa hariya muri gereza ya mageragere ni mu gihe kandi abantu bavuga ko
uyu Yampano ubwe nawe wifatiye video nawe ashobora kuba yakurikiranwa kugira ngo afatwe, kuko urumva niba barasharinze video abantu bazisharinzwe, kuko uyu nawe yifashe video ku bushake, ariko bakavuga ko buriya gufata video ku bushake byo ni ku bushake bw'umuntu, ariko gukwirakwiza video ze utabimuhaye uburenganzira byo ntago ari byo, nicyo abayobozi bagiye bashingiraho. Gusa mu gihe ibyo byabaga cyangwa se igihe ibyo byakurwaga, nuko Yampano we yahise asimbuka arigendera, mu gihe yumvaga bikomeye we yahise ahitamo gusimbuka, abona ko urubanza nawe rushobora kumwibiranduriraho, dore ko bamwe baratangiye kuvuga ngo ni nyir'ubwite wazibihereye. We yahise asimbuka, we n'umugore we ubu bibereye mu gihugu cy'Ububiligi, aho barimo bagenda bakora ibitaramo bigiye bitandukanye. Ni mu makuru rero abagezweho hano kuri CEI Empire. Ntabwo iyi nkuru nari nyibonye kugira ngo nari nyibonye ku mbuga nkoranyambaga zose mu binyamakuru hano ku Nyarwanda n'ibindi binyamakuru byandika, ntabwo nari kugenda cyangwa se ntabwo uyu munsi ari gusoza ntabagejejeho iyi nkuru, nanabagira inama cyane cyane urubyiruko kujya birinda izi video nk'izi ngizi z'urukozasoni, ku wowe kuba wayifata cyangwa se kuba wanayisharinga ntabwo ubikwiriye, kuko uyu munsi tekinoloji ahantu igeze nuko batrackinga umuntu bakamenya ibyo yakoze byose. Navuga ko ari ibintu ukwiriye kwitondera nk'umunyarwanda, nk'umuntu w'umujene ukiri mutoya. Uyu nk'uyu Yampano ari mu rubyiruko rwari ruzamutse neza bitewe n'impano yari afite, bitewe n'amahirwe yari agize. N'amahirwe yagize ubwo The Ben yamuhaga guperforminga mu gitaramo cye bigitangira umwaka wa 2025. Yampano yatangiye ari umusitari ari kuvugwa cyane, ariko uyu munsi akaba asoje umwaka wa 2025. Navuga ngo bitamugendekeye cyangwa se imbuga nkoranyambaga zitarimo zimwishimira bitewe n'aya mashusho y'urukozasoni. Ubwo rero navuga ngo rero banyarwandakazi, byo mukora byose mujye mumenya ko bishobora kukuzimiriza ejo hazaza ubyita bikino. Navuga ko uyu Yampano nawe uje wundi yandikaga, nubwo yandikaga avuga ko yizeye umuntu, ariko yakaba amuteye agahinda bitewe n'ibyo yamukoreye. Ariko nawe navuga ko afite amakosa kuba yarafashe video nka ziriya zingana kuriya, akaba yazifata ubwe nyuma akaza kuzishyira hanze, cyangwa se nawe akaba bizi ko telefoni atayigengaho, akaba zamucika zikajya hanze. Navuga ko atari ibintu byiza, rero abakwiriye kuba yabyihanganira nyine, dore ko bitari bikwiriye. Navuga ngo rero nshuti bakunzi bavandimwe ba CEI Empire, dusubire ku isaha ya mu gitondo saa 12 n'isaha ya saa 4 mu makuru aba agezweho, kandi tubashimira uburyo uyu mwaka mwabanye natwe, uburyo mwatwiyeretse mukatwereka urukundo. Mbifuriza umwaka mushya wa 2026, mbifuriza noheri nziza. Rero CEI Empire turabakunda. Ciao ciao.